ngiye kubereka imbabura amasafuriya berekera amatera yamaye ebana kira kitu cyakora mana nyagasani aleluya aleluya mana kubona untangije ubuzima bwanjye nyine nyikontora atari n'ibyaye byo gufata iby'ubuntu byo mu mpunzi bya bintu byo kuvuga ngo ndataha kwa siyange kurya ndataha kwa siyange kujya kuryama ubu ngiye kwimanaginga myself. So after a few minutes I'm going to show you my ghetto. none se yakamwana nk'umuntu uvuza amagambo menshi cyane asa nasingiza umutoni Rosine hari wari twita Rosine Asia, gira amagambo mubwira nk'umushimira ko turumva ibintu yagukoreye birarenze nawe ubwawe kubyakira byamunaniye. Ngewe mabuja ibintu yankoreye uretse nanjye nabo twabanaga buri wese atanze ubuhamya ibintu yagiye adusigira uburyo yagiye adupanyira avuga ati bana banjye twarabanye ntago nabasiga gutya tukavurema nta nundi mu mabuja kuri iyi si nzabona umeze nkagira amata mutoni Asiya. Ubwo hasi reka tumwifuriza urugo rwiza nk'abakunzi b'Urunana TV, kandi ndabizi ngewe nagera no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azakomeza mfashe ko yambwiye yuko azajya mfasha no kwishyura inzu mu gihe ari state tuzatuvugana nyohereza amafaranga, kandi rimwe nuko nanye nshobora kumutangayo nango njya akanangayo ko murabizi mfite dosiye yo kujya United State mu kwa 11 mu kwa 11 ushobora kumutangayo nango we agasimbuka mbere yanjye ko afite y'umushiri. Ubwo abakunzi bawe basanzwe bazi ko hari imico myiza ugira imico mibi ugira. Mbabwire inshuti bakunzi bayaka inshuti bavandimwe abambonaga ngo yakamwana yasinze ngo yatashye ngo yirarira mu shyamba ngo yirara ku muferege, uyu munsi ndabisezeye burundu, kandi mu kanya gato ngiye kubereka geto yanjye mabuja yamfatiye inzu amereza ibikoresho byo mu nzu ko murabizi mabuja agiye kwisangira iwe muri leta, agiye gusanga umugabo we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ati yaka twabanye neza ntago nagusiga nabi n'ukuntu twabanye, yamaye ibikoresho byo mu nzu ubu mbonye inzu yanjye nisanzuraho na babandi banshakaga bakambura nimero yanjye ntabwo izongera kubura. Ubu mfite uburenganzira ahubwo mu minsi mike ndaba mfite umugore geto ngiye kuyitaka ko ndabiza abakobwa bahano iyo bageze muri geto irimo imitako geto ifite uburiri buryoshye sha umukobwa arakwama sha niyo mpamvu ndi gushima Imana nyagasani Imana wande uyu munsi uranyibutse kubona ngiye kwisanzura nkaba mu buzima bwanjye nihariye atari kuvuga ngo ndi gutaha kwa mabuja ndy'iby'ubuntu mba mu nzu y'ubuntu. Ubu ngiye kujya nikontorora menye ku kwezi kwashize ngomba kureba nyiri ibyondo nkamuha amafaranga ye nanasinyanye na nyiri ibyondo cyakora wagira icyamfasha unyoherereze n'agafuka k'akawunga. Mabuja w'ibyo yakoze yabikoze ebana yantangiriye fondasiyo, ubu igisigaye nanjye ni ugukomeza. Mu kanya gato ngiye kubereka imbabura amasafuriya berekera amatera yamaye ebana kira kitu cyakora mana nyagasani aleluya aleluya mana kubona untangije ubuzima bwanjye nyine nyikontora atari n'ibyaye byo gufata iby'ubuntu byo mu mpunzi bya bintu byo kuvuga ngo ndataha kwa siyange kurya ndataha kwa siyange kujya kuryama ubu ngiye kwimanaginga myself. So after a few minutes I'm going to show you my ghetto. none se yakamwana nk'umuntu uvuza amagambo menshi cyane asa nasingiza umutoni Rosine hari wari twita Rosine Asia, gira amagambo mubwira nk'umushimira ko turumva ibintu yagukoreye birarenze nawe ubwawe kubyakira byamunaniye. Ngewe mabuja ibintu yankoreye uretse nanjye nabo twabanaga buri wese atanze ubuhamya ibintu yagiye adusigira uburyo yagiye adupanyira avuga ati bana banjye twarabanye ntago nabasiga gutya tukavurema nta nundi mu mabuja kuri iyi si nzabona umeze nkagira amata mutoni Asiya. Ubwo hasi reka tumwifuriza urugo rwiza nk'abakunzi b'Urunana TV, kandi ndabizi ngewe nagera no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azakomeza mfashe ko yambwiye yuko azajya mfasha no kwishyura inzu mu gihe
ari siteti tuzaba tuvugana nyohereza amafaranga kandi rimwe nuko nanjye nshobora kumutangayo nangwa njye akantangayo ko murabizi mfite dosiye yo kujya United State mu kwa 10 nangwa mu kwa 11 nshobora kumutangayo nangwa we agasimbuka mbere yanjye ko afite y'umushiri. Ubwo abakunzi bawe basanzwe bazi ko hari imico myiza ugira imico mibi ugira badakunda bari basanzwe akenshi babona waraye mu gihuru ubwo wabamanikira amaboko ukabwira ati rwose ndakubwiye bari banziho imico yo kurara mu gihuru ngo yakamwana yabuze harana n'indaya ngo yayijyanye mu gihuru ubu ngiye kujya mura n'umubebe mujyani wanjye muri geto napiga ubugari turya ubugari niba ari akawunga turya akawunga ubundi twiryamire twikubite mu ishuka nta bintu byo mbona umukobwa ngo mujyane mu gihuru cyangwa se ngo mujyane ngo inyuma y'inzu ngo tujye kwibeta bivuyemo burundu mabuja icyo yamfashije yamfatiye inzu amezi 6 none se yambwiye atazakomeza mfashe none se aka ko numva asi ahagusize twagiraga ngagusize mu buryo bwo kuba hari icyo ugiye gukosora mu mibereho yawe mu buzima wabagamo bwa buri munsi ariko ndi kumva ibitekerezo bya aka kanya nk'uko uri kubisangiza abanyarwanda ari uko ugiye gusigara urya abana burya ntabwo ari ukurya abana ntabwo nzabigira umwuga kurya abana ntabwo ari umwuga nta nubwo ari njye urya abana njyenyine ko nanabaryaga nabi nkabarira mu gihuru kagaturu kamwe ko mu ishyamba cyangwa se inyuma y'igikuta cyo ku nzu y'abandi ariko ubu kurya umwana bwo ntabwo nzabigira umwuga ariko nzaba mfite aho mujyana twisanzure atahe mu gitondo kubita 1000 cy'akamotatari. Mbese wijeje abakunzi bawe ko konti yawe ugiye gukora konti nk'umusore nk'abandi basore bose? Ikintu ngiye guhinduraho gusa ni ukumanaginga nkajya mvugisha rero dore matirisi ngiye iyi rwose nzayikwirwaho n'amashuka mu kanya ngiye kuyazana cyakora ikintu ndi kubura mwana sha ni ibaga sha mu ndemere kabisa kuko imyenda yo nayitahanye mu karito ubu ngubu rwose ni kontorore pekina n'amaterera na remeye.